90% by'abantu bari kureba iyi video bagira ikibazo cyo kubura uburyo babona password za wifi haba iz'ibigo by'amashuri cyangwa se password za wifi z'amaresitora cyangwa se hoteli. Muri iyi video ngiye kwereka uburyo ushobora kuba wabona password ya buri wifi yose ikwegereye bitagusabye ibintu byinshi ukoresheje telefone yawe ya Android. Ariko nyaboneka ni byiza ukanda like kuri video kugira ngo ubashe kugera ku bantu benshi. Ni buri mushyashya hano ngo wahe ikaze, kora subscribe udushyigikire mu kwagura umuryango wacu mugari wa Habuze Tech. Welcome rero, reka dutangire nkwereke step by step uburyo uri buze kuba wabigenza. Ikintu cya mbere rero uraza ujye muri setting yawe urebe application yawe ya setting hano. Application yawe ya setting noneho uraza uyifungure. Ukimara kuza rero gufungura ino application yawe ya setting uraza umanure hano hejuru. Numanura hano hejuru uraza urebe hano hantu hari wifi uhafungure. Numara kuhafungura rero urakomeza uza hano muri setting urebe ahantu handitse wifi gutya noneho uze ukirikeho. Nukirika hano hantu handitse rero wifi uraza ubone zino wifi zose ziri ahangaha bari buhite bazikwerekura. Abana hano dufitemo Tecnopop 3. noneho w'ikintu uraza ukore uraza ureba hano hantu handitse wifi preference na hano handitse advanced option. noneho we uraza ukirika hano hantu handitse advanced option. Numara ukanda advanced option rero bari bukwereke utuntu 3: save network, wifi data usage cyangwa se wifi direct. noneho twebwe turaza dukande hano hantu handitse save network. bari buhite batwereka network zose ziri kuri wifi cyangwa se telefone yacu ibasha kwakira igihe hafunguwe hotspot cyangwa se uri kuri wifi runaka. noneho wowe icyo uzaza urebe wamaze gufungura hano hejuru kuri wifi uraza urebe wifi iri hafi. nenda twebwe tugiye gukoresha ino ya buy alls. Buy alls uraza kandi uyikandeho. noneho ikintu bari buhite bakwereka uraza urebe hano hantu handitse forget connect na hano hantu handitse share. noneho wowe uraza kandi hano hantu handitse share. noneho nukanda hano hantu handitse share bari buhite baguhereza kano kantu ka QR code y'ino wifi. noneho icyo uri buze ukore uraza ukore screenshot yako. Ukimara gukora screenshot rero uraza usubire inyuma gake usubire inyuma aho watangiriye. noneho ikindi kintu uri busabwe uri bube ufite Google Chrome cyangwa se ufite Google isanzwe wakinjira kuri Google isanzwe cyangwa wakinjira kuri Google Chrome imeze gutya nta kibazo. Reka dukoreshe Google Chrome. uraza uyikirikeho uyifungure. Ukigera muri Google Chrome rero uri butegereze gakeya. noneho uze hano hantu dusacingira wandikemo wifi scanner. wandikemo wifi scanner witonze. Wifi scanner noneho uraza ukirikeho. noneho ukimara gukirikaho hano kuri wifi scanner bari buhite bakwereka hano hantu hejuru handitse wifi QR code scanner bakwereka ibintu byinshi. noneho we ntabwo urajya kure urahita ureba ino link baguhaye hano ya mbere aba ariyo ukandaho kuri wifi QR code scanner. noneho ukimara gukandaho bari buhite bakwereka hano hantu handitse scan now. Ukirike kuri scan now. bakimara kukwereka scan now rero urahita uzukanda hano hantu handitse browser. Utegereze gato yabifunguke. rero hano bari buhite bakugeza muri picture zawe uhita ubona ya screenshot ya QR code yawe baguhaye. noneho uraza uhita uyikandaho. Numara kuyikandaho rero uri butegereze gato yabaye generating bahite bakwereka password y'ino wifi cyangwa se ya buri wifi yose telefone yawe izajya ibasha kuba yakwakira. noneho reka nze turebe ya password. Password yacu baduhereje rero urayibona ngiyi password y'ino wifi yacu tumaze guscanninga. urayibona neza password y'ino wifi yacu tumaze guscanninga kubera ko twinjijemo ya screenshot yacu twafashe. nawe rero ibinoza kubikora tubwire muri comment. ariko nyaboneka ndagusabye kandi like kuri iyi video, ukore subscribe niba utarayikora. byonyine ukore engagement kuri iyi video kugira ngo ibashe kuba yagera ku bantu benshi bari bafite ikibazo nk'icyanyu.